twebuke relation hagati ya Kajuga Robert na Nyiramongi umugore wa Kagame. Ibi bintu bihura neza na bya Rutarema. RPA harimo section yari yashinzwe ubwicanyi. Nyiramongi na famiye ye bakoranaga na Habyarimana neza. Ewe Kambanda ntabondi manu bashobora kubesha. Niba mushaka munyirukane kuri radio yanyu. Kubera nagize kumva bavuga ngo Kambanda ngo ntabwo ngombye kuvugira kuri radio Tahuka ngo kubera ko ngo mpaka na genocide. Gorora byose vuba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. In the name of Jesus Christ. Harvest souls to harvest lives. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama. Gorora byose vuba, gorora byose vuba. Amahoro nshuti bakunzi bagorora byose vuba. Nanone turagarutse mu biganiro byacu bya gorora byose vuba muri gahunda ya gorora byose vuba kuri channel yanyu mukunda gorora byose vuba RTV na gorora byose vuba K3 Kristo Kizito Kigozi Kayibanda. Rero utarakoze subscribe reba hasi ukanda ukazogera kugira ngo ibiganiro bijye bikugereraho ku gihe, kandi kuri izo channel zombi igihe utabonye ikiganiro kuri channel imwe ujye ureba ku yindi ikiganiro kiba cyagezeho. Tubifurije amahoro ava ku Mana umwami n'umucunguzi w'isi yacu. Mu biganiro byacu rero by'uyu munsi nanone tugiye kubagezaho igice cya 6 cy'ikiganiro cya Professor Kambanda. Abamuzi muramuzi ni nararibonye akaba n'umusesenguzi mu bya politike, cyane cyane politike y'akarere k'ibiyaga bigari. Mu biganiro rero cyangwa se mu bice byahise twifashishije ijambo rye dusobanura impamvu imbwirwaruhamwe z'abayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bakomeza kwita igice kimwe cy'abahutu imbwa, ariko kandi ari nako babiyegereza mu mikorere yabo, cyangwa se ari nako FPR biyegereza mu mikorere ya guverinoma yayo. Muri ibyo biganiro twakomeje twe kubasobanura yuko imbwa baba bavuga, cyangwa se mu buryo bw'umwuka ubusobanuro bw'imbwa, tuzi neza yuko imbwa isobanura umudayimoni w'ubusambanyi. Ubwo mudayimoni w'ubusambanyi rero bisobanura yuko ari ubusambanyi bw'ikinyoma. Abantu bakabaye baharanira ukuri bari gusambana n'ikinyoma, bakiyunga na politike y'ikinyoma, bakiyunga na politike iharanira kwimika ikinyoma mu karere k'ibiyaga bigari, nyamara bitari bikwiye. Ari nayo mpamvu bahindukira bakabita imbwa. Reka rero tutabatindiye tubareke mukurikirana iki kiganiro aho Professor Kambanda atangira asobanura uko FPR yari ifite abatekinisiye bayo mu ntera hamwe, ndetse agasobanura n'ukuntu perezida w'intera hamwe Kajuga Robert yari afitanye isano ya hafi na nyakubahwa Jeannette Kagame, ndetse hano Kambanda agasobanura yuko nyakubahwa Jeannette Kagame ngo yakoraga ngo nk'intasi ku butegetsi bwa perezida Habyarimana. Mbese ibyo ni bya bindi tuba tubabwira, twebwe ibingibi tuba tubizanye kugira ngo abantu tuvuga yuko intambara iri mu karere, cyangwa se urugamba ruri mu karere ari urugamba rwo mu buryo bw'umwuka, ariko rukigaragariza mu buryo bw'ibifatika, cyangwa se bigaragarira amaso y'abantu. Ni nayo mpamvu twe tuba tubasobanura yuko ibisubizo bikenewe bigoye cyane yuko byava kuri politike, kuko ibyakozwe byose ntacyo bitanga, ahubwo birushaho gusubiza akarere mu manga. Ari nayo mpamvu dukangurira abantu yuko twagarukira Imana by'ukuri, ariko tukemera yuko Imana ntabwo ishyigikira abantu badakora, ahubwo ibyo dukora kugira ngo amahoro agaruke biri mu bushake bw'Imana. Gorora byose vuba. Kambanda rero agakomeza ashimangira muri iki kiganiro tugiye kumva yuko
hakenewe ukuri n'ubutabera nk'uko duhora tubibabwira. Reka tutabatindiye mukurikira ikiganiro. Gorora byose vuba. So ibi bintu bihura neza na bya Rutaremara. Ni ukuvuga ngo RPA harimo section yari yashinzwe ubwicanyi muri 1994. Bari baziranye n'abicanyi. Mwibuke ne ibintu byaba uriya mugabo wayoboraga Interahamwe ande Kajuga Robert. Mwibuke barua yanditse mu izina ry'Interahamwe avuga ati tufite ikibazo gikomeye cyane, hari abantu bambara imyenda yacu, hari abantu bagenda bica bambaye imyenda yacu, ariko ntabari abantu bacu. Rutaremara yatubwiye abo bantu bavugwa muri iriya letre basizeho ngira ngo amafaranga yo ngo umuntu wabafasha gufata abo bantu bamuha amafaranga. Kwebuke relation hagati ya Kajuga Robert na Nyiramongi umugore wa Kagame. Mwebuke ko umusaza uriya w'i Burundi umusaza wapfuye yitwa gute perezida Rujugiro oya ndavuga perezida wa Burundi uriya umusaza wapfuye uriya twabujyaga Kampala cyane najyaga kumusura Kampala. Uriya umusaza perezida wapfuye Jobundi amini we Burundi uriya hari Pierre wera niwe gupfa vuba akazana nkuru nziza uriya wirukanye abazungu abapadiri. Tekereza izina ziraza ndamukubwira. Yirukanye Nyiramongi umugore wa Kagame, amwirukana na famille ye yose abaziza Bagaza. Sajya wongera ngo umutagatifu Bagaza twamwitaga umutagatifu Bagaza yari yes rajyaga Kampala hariya kumusura iyo gabo yata. Okay, so Bagaza yarabirukanye kubera ko famille ya Nyiramongi yo mugore wa Kagame n'abandi bashuti babo baspayingaga bari batangaga amakuru kwa Habyarimana ku mpunzi z'Abatutsi zabaga mu Rwanda. No ngo Nyiramongi na famille ye bakoranaga na Habyarimana neza. Ni nayo mpamvu Bagaza amaze kuberukana mu Burundi bakiriwe na Habyarimana bakanabafasha kubaho neza, bakabona amafaranga, bakanabafacilitatinga kugenda. Kwese ko bintu byahinduye nyuma bakazana byo kubesha, ariko Nyiramongi yari yabanye neza na Habyarimana n'abantu bo kwa Habyarimana. Habyarimana yarabakiriye mu Rwanda akabaha amafaranga n'ibindi byose. So Robert Kajuga na brother we na relationship bari bafitanye na Nyiramongi na famille ya Nyiramongi, kandi famille ya Nyiramongi yari yezwiho gucengera kuneka. Urabyumva ko byahuriyemo FPR, Interahamwe za FPR n'Interahamwe za zisanzwe zitwara byaboroheye guhura bagacimbagura abantu. Of course nyuma baje kubita genocide yakorewe Abatutsi, ariko ninde utabizi ko burya bwicanyi bwakozwe neza n'impande zose zari zifite ibirwanisho. Ibyo byo bagende babibesha abandi, ngewe Kambara ntabondi manu bashobora kubesha. Niba mushaka munyirukane kuri radio yanyu kubera nagize kumva bavuga ngo Kamana ngo ntabwo ngombye kuvugira kuri radio Tahuka ngo kubera ko ngo mpaka na genocide. Yewe mpagariye ikintu kimwe, nshaka ubutabera ku bantu bose bazize bapfuye urupfu rw'agashinyaguro bazira aya mateka y'obuswa. Abantu benzira karengane bagombye kurenganurwa, impande zose zigombye guhanwa zikatabazwa. Propaganda no way kuri Kambanda. So twari kuri iyo point yo kuvuga ngo ibi bintu byo bwicanyi bavuga. So FPR
ezi neza abicanyi bali mu nterahamwe kubera barakoranaga. Ekyo n'ekyambere. Bali bahuriye ku mugambi, babafashije kugira ku cyo bashakaga. Kuki FPR etakuwira perezida w'interahamwe uko yagiye uko bamushaka? Wali orabona bavuga ko bamushaka? Wekota. Wali orabona bamushije kuri liste y'abantu bashakishwa? Nta bantu bali bakomeye mu nterahamwe bakorana na leta sasa hivi. Aho bavuzeho bakwica. Kagame yakwica kuvuga ku bantu bamwe b'interahamwe ziriya zakoranaga n'interahamwe za RPF, za RPA. Obavuze sasa hivi Kagame yakwica. So ebe bintu byo kuvuga ngo bali bamuzi neba koko yabikoze bagombe kuba babiziranye bali bamuzi kubera buli abantu batano kuri seriri bali muri FPR bali mu nterahamwe batumwe na FPR kandi bakacimbagura abantu. Wowe obona hari abicanyi FPR etazi kandi bali hamwe. Ebindi bagoreka amateka bakababesha ngo jenoside y'abatutsi n'ibiki. Ebyo ni ibintu bya politiki dafita wowe huriye. Tushaka ukuri abantu bakoze amarorerwa bayabazwe bose apana bamwe. Murakoze. Professor Kambanda urakoze cyane. Karakano uruvuze ariko abantu nyine batayifuza kuvuga kuri raditahuka uyu munsi nibo bavuga ko ibyo bakunengaga nibo bivuga. Urabazi sindi buvuga amazina, reka dukomeze tudatera polemique zindi, ariko abantu bavuga ati ntukwiye kuvuga kuri raditahuka uyu munsi nibo bavuga ibyo bakunengaga cyane. Politike niko iteye. Sorry, nabona politike. Ebintu byinshi navugaga sasa hivi yahindutse ukuri esi navugaga ndi nje nyine cyangwa n'abantu bakeya. Ubu sasa hivi ni kuzi n'ebihugu bikomeye ku isi n'abanyarwanda basigaye babizi uko. Uretse ko batinya kubivuga bakavuga ati kamba nawe uriyekehebe ntawo utinya bivuge, ariko nibyo turabizi nuko byagiye. Nicyo nashimagiraga nyine ko icyo gihe baravuga ati Kambanda no kumwitondera no mutumira afite position tutabona itari clear, ariko uyu munsi basigaye bavuga bagakira no za komisiyo nyine kuruta wowe utari n'umunyapolitike Charles Kambanda. Nyemerera tujye ku ngingo ya gatatu turebe ibivugwa mu karere. Ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Professor Kambanda urabikurikira kandi ukunda kubitangamo ibiganiro bitandukanye. Ubu turavuga iminsi 10 irarangiye idoha igihugu cya Kongo DRC gisinyanye na M23. Ubu bakwiye gusubirayo kunegosiya kuri akoro y'amahoro cyangwa kuri dire y'amahoro kugira ngo intambara irangire burundu. Ukuntu byari biteganyijwe urabize ejo bundi basinya nyine mu minsi 10 ishize bemeranyije gukora CCRF cyangwa bwakimirwano bitigeze byubahirizwa. Hari ibintu bumvikanye byo guhererekanya imfungwa zifunze ku ruhande rwa Kinshasa. Wenda numvise na Kinshasa ivuga ati hari abafungiye mu Rwanda b'abakongomani bahungiyeyo, abo twarababonye kandi turabazi barenga 150. Bagomba guhererekanya imfungwa. Kugeza kuri iyi saha ntabwo imfungwa barazihererekanya. M23 yakoze conference de presse ejo kwa gatandatu ivuga yuko itazajya idoha mu gihe Kinshasa itarekuye imfungwa zabo. Bavuga yuko Kinshasa yabasabye yuko bava mu mujyi wa Robero bakagira ubutaka basubiza Kinshasa, ubwo yo mvuga Kinshasa ndavuga regime ya Kinshasa, kugira ngo barekure imfungwa. Bonima uyoboye delegation y'Idoha yavuze yuko nta na rimwe uyu mutwe uzigera useda ubundi butaka, kuko mu byo bumvikanye Idoha bavuze yuko buri muntu wese aguma muri position ye, buri muntu wese aguma ku butaka afite, nta wemerewe gutanga agace k'ubutaka kugira ngo hagire ikintu gikorwa. Abantu baribaza bati Charles Kambanda ko bino bintu ukunda kubisobanura turagana he nyuma yaho iminsi 10 yarangiye yavugaga yuko basubira mu biganiro Idoha kugira ngo basinye amasezerano y'amahoro. Nanone hari pressure ya President Trump ushaka kugera ku mahoro arambye, kandi uzi neza ko Trump iki kibazo cya Kongo agifata nk'ari cyo kizamuha Prix Nobel de la Paix cyangwa igikombe cy'umuntu waraniye amahoro ku isi. Ijambo ryanje bwana Kambanda.
murakoze cyane hari ibintu byinshi bavuga ukibaza niba koko n'aya masezerano bayasinye bayazi cyangwa barayazi ariko bashaka kubivuga ukundi. Ikintu cya mbere, aya masezerano ya DC na Doha yaturutse mu myitwarire ya Kagame. Kaga yanze kumvira abanyafurika, yanze kumvira mugenzi we wa Angola, yanze kumva perezida wa Kenya Uhuru. Noneho bigeze n'igihe cyoko Lobito, project ya Lobito na business muri rusange ya US mu karere hariya ekorwa nta mbogamizi. Noneho US government ikavuga ati iki kibazo cyacu mukizane hano, ni ikibazo cyacu kubera ko dushaka amahoro hariya, dushaka ko dukora project yacu ya Lobito. Irakomeye cyane muri politiki ya Amerika. Iraduha enzire idasanzwe mu bucuruzi ku isi hose, ni umurongo udasanzwe tugomba gukora kandi tukagira monopole, kandi bigomba gukorwa mu duce twinshi cyane ahantu hanini. Ni ukuvuga ngo hagomba kuba hari amahoro. Ariko noneho US ikisanga ikibazo cya Congo hariya, bariya ba rebels bafite abaterankunga cyangwa abantu bahagaze ku ruhande, bahagaze babafasha, kandi utapfa kurenga. Aho harimo Ubufaransa. US ikavuga ati noneho aba bantu tubavanamo gute kugira ngo dukore akazi kacu, kubera turabizi ko US ntabari penny holder ku bibazo bya Congo hariya kariya karere. Ubufaransa nibo penny holder, nibo bafashe karamu, ku buryo nta sanctions cyangwa resolution yacamu Abafaransa batabyanditse, batabikozeho, atari bo babikoze. Noneho Trump akavuga ati aba bantu ni gutemba bavana muri iyo deal. Nuko bafashe Doha na DC. Doha bavuga bati reka tujyane uwo mutwe M23 na Nanga na Kabila, uwo mutwe wabo yitwa gute? Yitwa gute? IFC, yes, IFC tubajyane Doha. Hahantu abawiye kugenda kubikorera muri Nairobi ntabo tukishoboye kubashirayo, tubajyane Doha. Aho tuzabafata ku ngufu kubera Doha efitiye u Rwanda runini cyane. Doha evuye ku Rwanda bishobora kwigora cyane, u Rwanda rushobora Kagame ashobora kugoranwa cyane, bishobora kumugora cyane. Kabateka Doha tuyihege kiraka nayo, kubera na Doha nayo efite intérêt, kubera Doha eshaka kuba centre yo gukemura amakimbirane akomeye ku isi. So hejuru yo kuba Qatar ishobora gusikwizinga Kagame cyane, of course ku itegeko rya Amerika, na Qatar hari ukuntu yungukira muri iki kintu, kubera ni conflict emaze igihe kirekire kandi ikomeye. Qatar eramuse ebaye emwe mu bihugu byatumye bikemuka. Qatar nka igihugu kiba kibonye credibility mu gukemura amakimbirane, cyane cyane armed conflict ku isi hose. USA yo icyo eshaka ni absolute power kuri US, kuri DRC business. Bashaka ko Abafaransa batabavangira. Noneho rero emishanyo ya DC erabyevugira bwayo. Ikibazo cyose uko cyakabaye hagati y'u Rwanda na Congo kiri maboko ya Trump. Barabisinye, byararangiye. Noneho ejo bundi mu principles basinye
bakabashyiramo provision bayisinyiye ngo ibyo mwatekereza byose, ibyo mwaganira byose, nta kintu na kimwe gishobora kuvuguruza amasezerano ya DC. Aka kantu warakabonye? gorora byose vuba